Muraho neza nanone nshuti bakunzi ba Isange TV show turabasuje aho muri hirya no hino kandi twizeye neza ko mukomeje kugubwa neza. Kongeye kubaha ikaze hano kuri channel yacu, amazina yanjye ni Uwase Diane. Uyu munsi tugiye kuganira ku bimenyetso byakwereka ko vitamine B12 yabaye nkeya cyane mu mubiri wawe. Ese waruzi yuko kugira umunaniro uhoraho, kwibagirwa cyane cyangwa se gushirira intoki, amaguru bishobora guterwa no kubura vitamine B12 mu mubiri? Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe icyo vitamine B12 ari cyo, akamaro kayo mu mubiri ndetse naho tuyisanga. Ibimenyetso byose bikwereka ko ishobora kuba iri hasi cyangwa se ishobora kuba ari nkeya cyane mu mubiri wawe. Turagusaba gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo turusheho kubana mu biganiro byacu bidasanzwe tubagezaho. Vitamine B12 ni imwe mu mavitamine y'ingenzi umubiri ukenera kugira ngo ukore neza. Izwi kandi ku izina rya cobalamine. Ifasha umubiri gukora uturemangingo tw'amaraso dutukura, kurinda imyakura ndetse no gufasha ubwonko gukora neza. Byinshi kuri iyi vitamine reka turebere hamwe akamaro kayo. Vitamine B12 ifasha gukora amaraso atukura atwara umwuka wa oxygene mu mubiri. Iyi vitamine kandi irinda ubwonko n'imyakura kugira ngo bikore neza. Ifasha umubiri kugira imbaraga no kugabanya umunaniro. Iyi vitamine B12 kandi ifasha kwibuka no gutekereza neza. Iyi vitamine ifasha mu ikorwa rya DNA cyangwa se nk'uturemangingo sano, ariyo gahunda yubaka uturemangingo tw'umubiri. Ushobora kwibaza ngo ese iyi vitamine B12 ninde ushobora kuba wayibura? Abantu barya ibiryo bikomoka ku bimera gusa, n'abantu bageze mu zabukuru ndetse n'abafite ibibazo byo mu gifu bituma batayinjiza neza, abagore batwite cyangwa se abonsa badahabwa indyo ihagije, abangaba bafite ibyago byo kubura iyi vitamine B12. Reka turebere hamwe ese iyi vitamine B12 ibigaragaza ko umubiri wayibuze ni ibiki. Icya mbere, umuntu ashobora kugira umunaniro uhoraho, akumva nta mbaraga afite nubwo waba waruhutse bihagije. Ikindi kandi ni ukuzungera cyangwa kumva umutwe woroshye. Aha ni ugushirana kumva ufite isereri ihoraho kandi ukumva nta mbaraga umubiri ufite zo kuyirwanya. Nanone kandi ikindi kimenyetso ni ukwibagirwa cyane no kutabasha kwibuka ibintu wibukaga cyangwa se wari umaze kubwirwa. Ikindi kimenyetso ni ukugira uruhu rwera cyane cyangwa se rwerurutse, bishobora gutera ikibazo cy'amaraso make cyangwa se tuzi nka anemia. Ahangaha ikindi gishobora kugaragaza ko vitamine B12 yabaye nkeya ni ukumva umutima utera cyane cyangwa se wumva uhumeka nabi. Ikindi kandi ni ukubona ururimi rwatukuye cyane cyangwa se rukanababara. Ikindi kimenyetso nanone ni uguhinduka kw'imitekerereze y'amarangamutima. Ahangaha ibi ni ibishobora kukwereka ko iyi vitamine yabaye nkeya cyane mu mubiri. Ikindi kandi nanone ikimenyetso tutakibagirwa kubabwira ni ukumva udafite ubushake bwo kurya cyangwa se bwo gufungura. Ibi byose ni ibishobora kukwereka ko vitamine B12 yabaye nkeya cyane mu mubiri. Dushobora kwibaza ngo ese iyi vitamine B12 ko ari ingenzi, nihe twayikura? N'aya mafunguro dusangamo iyi vitamine B12. Iyi vitamine B12 iboneka cyane mu biribwa bikomoka ku nyamaswa cyangwa se ku matungo. Ibi biribwa bikungahaye cyane kuri vitamine B12 harimo inyama z'inka, amafi, inkoko, amagi, amata, yogati, fromage ndetse n'umwijima w'inka. Ibi ngibi ni ibiribwa dushobora gusangamo iyi vitamine B12. Ni vitamine umubiri ukeneye, ni vitamine ikungahaye cyane ku mubiri wacu, ifite byinshi cyane ifasha gutuma tubikora cyangwa se gutuma bikorwa n'umubiri kandi bikagenda neza. Tugana ku musozo,
turagushishikariza kwiyitaho ndetse ugenzura ibimenyetso biranga umuntu wabuze iyi vitamine, urebe neza niba ishobora kuba nawe yabaye nkeya mu mubiri, utangire wige n'ingamba z'icyo wakora. Nta kindi icyo ukwiye gukora ni kwibanda kuri aya mafunguro dusangamo vitamine B12, kuyakoresha kandi ukayakoresha mu rugero rwiza kugira ngo umubiri wawe urusheho gukora neza kandi ugire n'ubudahangarwa, we kwibandaho no kwatakwa n'izi ndwara twagiye tubona. Tugana ku musozo, turabashimiye, turabasaba kugira ngo mudufashe rwose mukore subscribe kuri channel Isange TV Show, ndetse n'ibi video ikunejeje wisharinga abantu babiri bonyine urabugize neza, kandi wibuke no gusiga like utwereke ko iyi video wayikunze. Tubifurije gukomeza kugubwa neza kandi muhirwe mu mirimo yanyu, turabakunda cyane.